isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati randira mwana wanjye. Nongeye gukanguka mu gitondo, ariko ndebye ahantu narindi numva birantunguye cyane. Mu kureba mbona ndyamye ku gitanda cyiza cyane, ariko ku munwa wanjye ncometseho ibintu by'amasinga. Kureba iruhande rwanjye mbona hahagaze abantu bambaye imyenda y'umweru. Mu kureba ku rundi ruhande mbona ibintu bisa n'ibicupa birimo amazi arimo imiyoboro. Mu kureba iyo miyoboro aho ijya mbona igana ku maboko yanjye. Nshatse kwinyeganyeza biranga, ariko ba bantu bambaye imyenda y'umweru numva barimo kuvuga ati none se kubona imyaka ibaye myinshi kandi mukaba mudashaka ko ubuzima bwe tuburangiza, ubwo ninde uzamwishyurira fagitire y'ibitaro y'igihe cyose amaze hano? Undi aramusubiza ati ariko Dogiteri Jonas, ibaza ari wowe ibintu nk'ibi byabayeho watuma ubuzima bwawe baburangiza ngo nuko maze igihe kinini uryamye kwa muganga? Bumwe bavuze ngo ni Dogiteri Jonas yahise avuga atumva Dogiteri Kemeke, njye nta yandi mahitamo mfite kuko nimunsaba no kugira icyo mbafasha kindi ntacyo nzakora kuko maze kurambirwa. Ako kanya abo bantu babiri bari kuganira bavuga ngo umwe ni Dogiteri Jonas undi Dogiteri Kemeke, hahise hinjira undi mukobwa wambaye imyenda nk'iyabo. Arabasuhuza maze arababwira ati wa mubyeyi wazanye uriya mwana hano arahageze ngo yaraje kureba uko ameze. Dogiteri Jonas ahita avuga ati ntiwumva se ahubwo ni byiza cyane mubwire yinjire tugire icyo twumvikanaho. Uwo mukobwa yahise asohoka, ngiye kubona mbona hinjiye umugore wambaye ibitenge hose ndetse no mu mutwe, ariko ameze nk'ushaje kuko yari yicumbye agakoni. Mu kugera ku baganga arabasuhuza, wa mukobwa umuzanye ahita yongera gusohoka. Nuko uwo mukecuru arabaza ati ese uriya mwana ameze gute? Dogiteri Jonas ahita avuga ati mbere y'uko tubaza uko ameze tubwire niba uzanye amafaranga yose y'igihe gishize yitabwaho twarakubuze, harya watubwiye ko witwa nde mukecuru? Uwo mugore ahita avuga ati nitwa Josephine, ariko rwose nta mafaranga mfite muri kumbaza kuko uriya mwana namubonye yatwawe n'amazi agiye gupfa ndamutabara, abantu baramfasha tumuzana hano kwa muganga. None se nari kumureka agapfa mbireba kandi amazi yamusohoje imbere y'iwanjye koko? Naho ubundi nibwo nari mubonyeho, ntago nari nsanzwe muzi, nuko nari ngiye guhinga nkavuga ngo reka nyure hano murebe ndebe ko yakize. Dogiteri Kemeke yese bati turakumva mukecuru, rwose ntago twakurenganya kandi nta kintu tugusaba, gusa usanze aribwo turi kuvugaho. Umwana yaheze muri koma imyaka igiye kuzura 6, harabura amezi 4 gusa. None se nta nubwo uzi n'ahantu yaba yaraturutse byibura ngo dushakishe umuryango we? Umukecuru Josephine ese bati rwose naba mbabeshye bana banjye, inaha mu cyaro niho navukiye ndanahakurira, nta bantu nzi bakure cyane. Icyo nabonye nuko amazi yamuzanye ari menshi akamusiga mu rugo akikomereza. Umukecuru nabonaga abavugaga bakomeje kuganira, ariko simenye uwo mwana barimo kuvuga. Sinzi ukuntu numvise nshaka kwihindukiza kuko umugongo nari ndyamiye wari unaniwe uri no kundya. Mu guhindukira ndataka kubera kubabara. Ndebye ba bantu bose mbona bampurijeho amaso, na wa mukecuru ahita avaho yarahagaze maze ubundi ahita avuga atarakangutse wa mwana. Nuko bose bahita baza kundeba, bambaza amakuru nkabura uwo nsubiza n'uwo ndeka. Wa wundi witwa Dogiteri Jonas ahita avuga ati niko sha wa mwana we witwa nde, iwanyu ni hehe? Ndamusubiza nti nitwa Petroni, iwacu ni mu mujyi wa Kent. Habwo se Marita ari hehe ko twahoze turi kumwe akambwira ko agiye kunshakira umugati, none nkaba nsanze ndyamye hano. Dogiteri Kemeke ahita avuga ati Marita ninde se? Ndamusubiza nti ni umukobwa wabaye iwacu ari umukozi ariko mama akamwirukana.
maze ubundi akiyizira mu rugo tukabana kubera ko mama yaranyangaga cyane na papa naramubuze. Dr Jonas yese abatuye umwana murumva adafite ikibazo, ibintu ari kuvuga ntago bisobanutse. None se uwo Marita yakubwiye ko agiye kugushakira umugati hehe? Ndamusubiza nti twari turi mu mujyi wa Merine, ansiga nicaye hafi y'umuhanda. Burira ataraza njya kuba ndyamye mu muferege ngo mutegereze, none nkangutse ndi hano. Ahubwo se hano ni hehe? Abaganga nababwiye gutyo wa wundi witwa Kemeke araza aramfata, ahita nyiyegamizaho ubundi ansaba ko nababwira ibintu byose nzi, aho nturuka nuko byagenze kugira ngo mve muri Kent nisange muri Merine ndi kumwe n'uwo Marita nari ndi kubabwira. Nanjye mpita mbabwira kuva ku munsi navuye mu rugo ngiye kwiga muri interina, byose mbivuga nta kintu nsimbutse, kugeza ubwo bashyinguye Nataliya kwa muganga ejo hashize. Ubundi mu gitondo abantu baza kudusohora mu nzu bakatwirukana, njye na Marita tugafata igikapu kirimo imyenda tukajya mu mujyi. Marita akagenda ngasigara ndi kumva uturirimbo ku isaha yanjye nahawe na Rozange, none nkaba nisanze aho kwa muganga. Namaze kubabwira byose ubona bifashe ku minwa, mpita ndeba ku kuboko kwanjye ngo ndebe isaha yanjye ariko ndayibura. Mpita mbabaza aho isaha yanjye yagiye, umuganga areba ku ruhande ubundi arayinzanira, nuko nyikozeho yanga kuvuga, bambwira ko yaguye mu mazi. Nuko ndakomeza ndayifata, ubundi bajya hanze kuvuganirayo na wa mukecuru. Hashize igihe kitari gito babaganga baragaruka na wa mukecuru, bambwira ko bagiye kumfasha kuba nagororoka umubiri ku buryo nashobora kugenda, ubundi bansezerere ntahenge mu rugo. Nagiye kubabwira ko nta mu rugo ngira, bahita basohoka. Hahita hinjira umukobwa muto cyane anzanira ibiryo n'inkoni ebyiri zo kumfasha kugenderaho. Uwo mukobwa ambwira ko agiye kumfasha kugenda, nabimenya neza wa mukecuru akaza kuntwara tukajya mu rugo. Nuko ndabanza ndarya, mpita numva ndahaze cyane ko inzara yari inyishe, kuko kuva twava gushyingura Nataliya twahise turyama tutariye. Mu gitondo nabwo ntitwarya kugeza ubwo Marita yagiye ariko ntagaruke. Nkongera kwisanga aho ngaho. Uwo mukobwa yambwiye ko yitwa Amelia, akaba ari umuforomokazi muri icyo kigo nderabuzima. Namubajije igihe birafata kugira ngo mbashe kugenda neza, ambwira ko kubera ko maze igihe kinini ndyamye aho ngaho ntahava, bizafata iminsi 3 cyangwa 4 kugira ngo mbashe kugenda. Mpita ntungurwa cyane avuze ngo mpamaze igihe kinini. Mpita mubaza nti none se ubwijoro rimwe niryo ryatumye mera gutya nkumva navunaguritse, kandi indi minsi yose nari maze igihe ndyama ninjoro singira icyomba. Amelia yesava ati none se ntago bakubwiye uko byagenze? Ndamubaza nti byagenze bite se, ibiki se ahubwo? Amelia ahita avuga tumaze imyaka 5 n'igice uryamye kuri iki gitanda cya hano utunzwe na serumu gusa. Mpita mvuga nti ngo ibyo se bishoboka biti? Amelia ahita avuga ati niko bimeze rwose, kuko njye hano muri iki kigo nderabuzima mpamaze imyaka 2 gusa, ariko naje mpagusanga uryamye hano. Bambwira ko umukecuru umwe yatashye umunsi umwe avuye guhinga. Uwo munsi ngo imvura yari yaguye ahantu hose. Ageze mu rugo ahasanga umurambo w'umwana w'imyaka 5, atabaza abaturanyi ngo baze barebe. Umwe muri bahageze agukoze ku mutima yumva uracyatera, nuko abaturage bahita bashaka ingobyi. 4 muri bo baraguheka bakuzana hano kwa muganga uherekejwe n'uwo mukecuru. Uwo mukecuru ageze hano asobanura uko byagenze, barakwakira batangira kukwitaho. Umukecuru avuga ko najya abona akanya atagiye guhinga azajya aza kureba uko umeze, kuko ngo buri gihe yazaga kureba ko wakize agasanga uracyaryamye, ariko bamusaba amafaranga yo kukwitaho. Akababwira ko ari umuhinzi wifitiye uturima twe duke tumutunze, nta mafaranga yo kukwitaho yabona. Ikindi kandi akaba nta hantu na hamwe akuzi. Nyuma imyaka imaze kubibira umukecuru baramubura burundu, kuko ntago yigeze kugaruka kukureba hano. Bakomeza kukwitaho uko bashoboye, ndetse bagasaba n'ubufasha ku bitaro bikuru bakabafasha. Uyu munsi rero nibwo umukecuru yagarutse hano, ababwira ko yari yarabuze umwanya wo kuza kukureba, cyane cyane ko wari waratinze muri koma akarambirwa. N'ubundi nta kindi kintu agupangira, cyane ko nta hantu akuzi, nuko mu gihe bari kumubaza ibikwerekeyeho uhita ukanguka. Umukecuru baramujyana bamubaza ukuntu uzabaho, kandi uri umwana muto cyane kuko nyuma yo gukanguka ukababwira ibyawe
bafashe imyaka 5 n'igice umaze hano ugateranyaho iyo wababwiye bagasanga ufite imyaka 10 n'igice gusa, ku buryo batanakugumana hano ngo byibura ujye ukora akazi ka hano wishyura amafaranga bagutakajeho yose. Biza kurangira umukecuru yemeye ko akujyana iwe akakurera, ukajya ujya kumuvomera utuzi wenda. Rero nibwo bahise banyohereza ngo ntangire kugufasha kugenda, njye nanakwitaho muri iyi minsi 3 cyangwa se nutangira kugenda neza uzajye kubana n'uwo mukecuru, cyane ko wanababwiye ko wagiye iwanyu aho bari batuye ukahabura, ndetse naho wari utuye hamwe na diregitirise wanyu babirukanye mu nzu kera. Wasanga ubu haba hari n'ibindi bikorwa bahakoreye. None rero Peteroni, reka njye nkora akazi kanjye mpemberwa ubundi ubuzima bukomeze. Uwo muganga Amelia yamaze kumbwira gutyo numva ndatunguye cyane, ndetse birananira no kubyiyumvisha. Nibaza ukuntu narindi kumwe na Marita mu kanya kashize, ndetse nkaba mbyibuka neza nk'ibyabaye mu kanya, ariko ngo maze hafi imyaka 6 ndyamye aho ngaho. Nuko kubyakira birananira, kuko mbona ku maso yanjye hajeho amarira, ndetse n'umutima wanjye numva urababaye. Mpita mbona ko ari byo barimo kuvuga ari ukuri, kuko bajyaga bambwira ibibazo nagize ngakuramo duke cyane nk'utw'umwana w'imyaka 5. Nese nibuka umunsi Natali yatubwira ko njye na Marita ukuntu byagenze kugira ngo Marita aze gukora akazi ko mu rugo, ukuntu mama wanjye Sorina umunsi aza mu kigo akancira yamubwiye, n'ukuntu yavuze ko abona amashuri yanjye ntazayakomeza. Ariko icyo gihe ngakuramo kudakomeza amashuri gusa kandi nkunda kwiga. Nza kubona ko hari itandukaniro ry'icyo gihe ndetse n'uwo munsi muganga Amelia yarari kumbwira ibyo. Nuko nanjye mba ntangiye kubabazwa n'ibintu byambayeho kera mbere yuko nzanwaho kwa muganga. Nese numva ngize amatsiko cyane y'ukuntu nageze aho kuri uwo mukecuru. Mpita nibuka ko naryamye mu muferege munini cyane wari munsi y'umuhanda mu mujyi wa Merine. Byanga byakunda mpita numva ko imvura yaguye amazi akantwara, ahubwo ntangira gushima Imana ko ntapfuye, kuko umunsi Nataliya apfa nibwo nabonye ko gupfa ari bibi, kuko abantu bose bari bahari bari kumushyingura bari bari kurira hamwe na Marita. Nuko mpita ntangira kwibaza ibibazo byinshi, buryo ki ntavutse nk'abandi bana, urugero nka Tonzi, Diva na Rena, ngo mbe narabyawe n'umubyeyi wa nyawe atari uko papa yagiye hanze. Ku myaka 10 ntangira kumva uburemwere bw'ibyo numvaga kera, nkumva ari nko kuvuga utugani. Kiri muri ibyo bitekerezo numvise umuntu nkomyeho aho nari ndyamye ku gitanda. Mbona ni muganga Amelia ari kumbwira ngo ngabanye gutekereza cyane kugira ngo ntazasaza nkiri muto. Nuko mpita ngarura ibitekerezo, ndetse atangira kunterura ngo mpagarike hasi ubundi amfatire kuri bya biti by'imbago nari ngiye kugenderaho. Tukiri muri ibyo tubona urugi rwaho turi rurafungutse, ngiye kubona mbona hinjiye wa mukecuru waje kare, ndetse yinjira afite urugwiro rwinshi cyane avuga ngo mwana wanjye urumva umeze ute? Kubona uwo mukecuru umeze gutyo bigaragara ko ari umukene cyane, ariko akaba yaritanze uko ashoboye, ndetse n'uko ashoboye akaza kundeba akanamfasha akamba hafi, byankoze ku mutima. Kwa kundi umuntu aba afite agahinda k'ibintu bimubabaje cyane akabura uwo yisanzuraho ngo akamuture. Umukecuru akimara kuza kunyicara iruhande aho nari nicaye ubwo nendaga guhaguruka ngo njye ku mbago, nahise mwegamiraho ubundi ntangira kurira. Mubwira nti warakoze kumfasha, iyo ataba wowe mba narapfuye. Nuko nawe atangira kumpoza amarira. Wa mukobwa w'umuganga Amelia yamurebye nawe mbona ari kwihanagura mu maso, bigaragara ko nawe byari byamukoze ku mutima. Umukecuru ahita avuga ati mwana wanjye wari upfuye rubi, kuko ahantu wavuye amazi ari kugutembana, ariko Imana igakinga ukuboko ntunakubita umutwe no kwibuye. Bigaragara ibitangaza by'Imana yacu, uburyo ari nyir'imbabazi igakunda abantu bayo. Ndavuga nti none se mukecuru ubundi icyo gihe nari meze gute? Aransubiza ati yewe reka kwiruhiriza umutwe udatekereza cyane bikakurenga, gusa wari uri hagati y'urupfu n'ubuzima, ku buryo kugira ngo tukuzane kwa muganga habanje kubaho impaka nyinshi cyane, ku buryo bamwe bavugaga ngo tugushyingure, abandi nabo tukavuga ko mbere yo kugushyingura tubanza kukuzana hano kwa muganga. Birangira haje umugabo agukora ku mutima n'umutsi wo mu ijosi avuga ko utarapfa. Abasore babona gufata ingobyi baraguheka tukuzana kwa muganga.
ko bw'amahirwe abaganga batubwira ko utarapfa. Mukecuru nahise mubwira nti warakoze mukecuru, kandi nzakwitura ibyo wankoreye n'abo bantu bose. Aransubiza ati uzatwitura use mwana wanjye niba utarabasha no kugenda, gusa ubanza usekeje cyane washobora no gutera urwenya. Ndamubwira nti oya nzakwitura, nimara gukira nzajya gushaka papa wanjye ubundi mubwire aze aguhembe. Umukecuru ese bati mbega akana keza, ubu se wamenya umushakira he wa mwana we? Gusa we banza wige kugenda no kugorora umubiri, naho ibindi byose bizwi n'Imana gusa. Nari nyuze hano ngo ndebe uko meze ngiye guhinga mu mirima yanjye, ngo ndebe ko nzajya mbona ibijumba byo kundamira mwana wanjye. Ubwo numara kugenda neza nzaza kukureba twijyanire mu rugo tujye kwibanira. Ndamusubiza nti warakoze cyane mukecuru, nanjye nzajya ngufasha no guhinga. Twamaze kuganira ibyo ngibyo umukecuru ansezeraho maze aragenda. Nuko ndebye Amelia mbona amaso ye yatukuye. Mubajije ikibazo afite ambwira ko atarazi ko abana batoya baca mu buzima nk'ubwo naciyemo bahari, kandi bigaragara ko nshobora kuba ndi umuhanga, bityo ari kumva nyikundiye cyane iyaba hari ikintu yamfasha yakimfasha. Mubwira ko nta kibazo, icyo nshaka ari ukugenda gusa, ubundi nkazajya mu mujyi w'iwacu Kent gushaka papa wanjye. Ubundi nkamubaza impamvu yantaye ntaze kundeba kandi aza aho ndi. Nuko njye na Amelia dutangira kwigana kugenda, ndetse akanterera n'udukuru dusekeje ngaseka. Uwo munsi waje kwira Amelia arataha, ambwira ko iminsi yose kugeza nkize tuzajya twirirwana. Nabikunda cyane kuko nari mwisanzuyeho cyane. Nuko ndaryama maze ntangira kwitekerezaho, ariko simbyiyumvishe neza ibintu byose bambwiye. Ntangira kwibaza ahantu Marita yaba ari, uko byagenda kose ko yampangayikiye cyane, kuko ashobora kuba yaragarutse kunshaka akambura. Ibyo bitekerezo byose byatumye mpita nsinzira. Nkanguka mu gitondo mbyukijwe na Amelia anzaniye igikoma. Ndabyuka ngo nicare numva birakunze. Njye na Amelia biradutangaza cyane. Mpita nibukana nijoro nagiye mpindukira nkababara gake cyane kurusha uko byari bimeze ubwo nakangukaga nkiva muri koma. Amelia biramushimisha, ambwira ko igihe gito ndaba maze kumenya kugenda neza. Uwo munsi nawe yaranyigishije ndetse tukanaganira, akambwira ubuzima bwo hanze ukuntu bumeze, nanjye nkumva mfite amatsiko, kuko nubwo navaga mu nzu ariko imyitozo twayikoreraga mu bitaro hagati nta kujya hanze yabyo. Nuko iminsi iragenda, Amelia akomeza kunyigisha, ariko iminsi nishira amaguru yanjye yaranze kugenda burundu, kugeza ubwo muganga yansabiye ko banshakira akagare ko kugendaho. Ibyo bikaguhurirana nuko Amelia akanzanira ngo nicareho. Akagare ntago nagatinzeho cyane kuko namazeho ibyumweru 3 gusa, ubundi ntangira kugenda neza bisanzwe. Ubundi wa mukecuru aza kuntwara tujya mu rugo. Mu gusohoka mu bitaro mbona ahantu turi ni mu cyaro, kuko nta muhanda wa kaburimbo cyangwa se amazu meza yari ahari. Ambwira ko icyo cyaro bacyita Tesara, ambwira ko ariho yavukiye ndetse akaharererwa, we na mukuru we wagize amahirwe yo kwiga, nyuma akajya kwibera mu mujyi wa Merine. Yagaruka mu rugo afite umwana w'umukobwa, papa wabo akanga kumwakira, ngo yabyaye ikinyendaro nta no kumva ubusobanuro ashaka kubaha. Biza kurangira asubiyeyo ntiyahagaruka. Uwo mukecuru mu bukumi bwe akibanira na papa we ndetse na mama we, kugeza igihe bapfiriye agasigara wenyine mu rugo yihingira utujumba n'udushyimbo two kumutunga. Imyaka yose akaba ariho yibera. Ibyo byose umukecuru yambwiraga twerekeza mu rugo aho yari atuye. Mu kuhagera afungura umuryango w'akazu gatoya kari gateye ibyondo inyuma, hejuru gasakaje amategura. Nuko mu kwinjiramo imbere nsanga muri saro harimo umusambi urambuyeho, n'ubundi mu nkuta hasizeho ibyondo, ndetse hejuru nta parafo irimo. Mpita mbona itandukaniro ryo mu mujyi no mu cyaro, nibaza ukuntu aho hantu nahaba. Kandi iwacu inzu yari iteyemo sima ndetse ari etaje ndende cyane, no kwa Natalia nubwo atari etaje ariko hari harimo sima. Muri saro harimo intebe ndetse na televiziyo. Mpita nibaza ikintu bakora kugira ngo bimare irungu muri icyo cyaro. Nkiri kubyibaza umukecuru ahita ambwira ati ndabibona uri kubyibazaho cyane, ndetse ukanabona hano hatandukanye n'aho wavuye, ariko mu cyaro niko twiberaho, ubu nibwo buzima bwacu. Habwo tambuka nkwereka ahantu uzajya urara,
maze ubu naruhutseho gatoya mu gihe ngiye kuba ndi guteka akajumba ko kukuramira kuko ntabwo nigeze ndaza mu nkono. Nakomeje kugenda nkurikiye umukecuru, twinjira mu kindi cyumba, afungura idirishya anyereka uburiri nzajya ndaraho. Ntungurwa no kubona ari ibyatsi ntazi ubwoko birambitseho umukeka nari namaze kumenya ko ari umusambi, ubundi ukiyorosa ikiringiti. Numva ndumiwe cyane uburyo waryama aho hantu ukabona ibitotsi. Nuko uwo mukecuru ahita ambwira kuryamaho nkaruhuka, nanjye nkuramo inkweto Amelia yari yanzaniye ndyamaho, ariko nyamara numva umuntu yaharuhukira. Nuko mba ntangiye ubuzima bwo mu cyaro gutyo nirarira ku musambi, kandi iwacu ntarajyaga ku ishuri ntari mfite icyumba cyanjye kingana n'iyo nzu yose, twarimo matera ushobora kuryamaho turi batatu. Ariko nta kundi nari kubigenza, narihanganye nyine nakira urwaje, ubundi ndaryama ndetse mpita nsinzira. Nza gukanguka umukecuru Yozephine ambyukije ngo njye kurya. Ndabyuka njya muri salo, mpageze mbona kuri wa musambi harambitseho ikintu ntazi gikoze mu biti. Hariho ibyatsi nari nabonye biteye hanze y'urugo, birambitseho ibijumba bidahase ndetse n'ibishyimbo bidakaranze. Nuko nsaba ko nakaraba intoki ubundi ngatangira kurya. Ubwo nakarabye intoki ubundi nicara ku musambi, ntangira mfata ikijumba ariko ngiye gukuraho ibishishwa. Ambwira ko kubikuraho atari byiza kubera ko bituma umuntu abura vitamine mu mubiri. Mubaza aho yabikuye, ambwira ko ariko bimeze. Nuko nanjye ntangira kubirya bidatonoye, nyamara numva biraryoshye, mpita numva binaryoshye kurusha ibitonoye. Nza kwibuka kera ubwo nari nkiri mu rugo ko bangaga ko tujya kugura amasambusa yo ku muhanda, ngo ntago ari yatugenewe, ngo kuko biriya ni iby'abakene cyane, ngo twebwe tugomba kurya imigati mu gitondo isizeho bureba. Nuko umunsi umwe Tonzi azana isambusa yaguze ku muhanda, tuyiriyeho twumva iraryoshye cyane kurusha imigati turya buri gitondo. Mbigereranije n'ibyo bijumba mpita numva ko abakene ahubwo bihaye, nubwo batarya ibyiza ariko bajya ibiryoshye kurusha abakire. Mpita numva ntangiye kwishimira ubuzima bwo mu cyaro aribwo nkihagera, nubwo butari bumpagije ntafite umuryango wanjye ngo mbane nawo, ariko numva ni byiza ndiye kuri bya bishyimbo bitarimo amavuta. Umukecuru ambwira ko babyita intonore, bikaba ari ibishyimbo yasoromye mu murima ako kanya. Mpita mbigereranya n'ibishyimbo mama yatumaga Marita kugura aho babitekaga mu isoko, mbona umwihariko wo kuba mu cyaro kuko byo barabyihingiraga. Twarariye numva ntago ndi guhaga kubera uburyohe. Nuko umukecuru arahaguruka ajya mu kindi cyumba ngo ajye kuzana ibindi, nanjye mpita mukurikira ngo ndebe aho ari kubikura. Mbona afashe ikintu cy'igiti kimeze nk'umwuko ariko cyo gicukuye akagishinga mu kintu cy'umukara cyane agakuramo ibiryo. Arangije kubyarura nanjye mpita ntangira kuva aho ngaho ngo atabona ko nari namukurikiye. Ubundi ahita mbona maze arambwira ngo nta kibazo inza nyereke. Ambwira ko icyo kintu ari kwaruza cy'igiti bacyita umudaho, nawe icyo kirimo ibiryo bakacyita inkono, ndetse ambwira ko icyo ari kwaruriraho bacyita inkoko. Icyo cyatsi kiriho kikitwa urukoma rw'insina. Mpita nibuka ko twagishushanyaga ku ishuri. Ubundi dusubira kwiyicarira muri salo ku musambi, turarya ndetse turaryoherwa. Njye n'umukecuru twakomeje kwiberaho muri ubwo buzima. Iminsi iricuma ndetse indi irataha, nkajya njya kuvoma amazi kuri kano yo mu gishanga, ubundi yajya guhinga tukajyana. Nkaza nikoreye ibyatsi byo guha inka n'ihene ndetse n'ingurube, kuko niyo matungo yari yoroye. Nuko dukomeza kwiberaho muri ubwo buzima, ndetse icyaro nza kukimenyera n'abantu baho turamenyerana, kugeza ubwo nagize imyaka 14. Ndabyibuka ku munsi nagize imyaka 14, umukecuru yaraje avuye gukura ibijumba. Arangije ambwira ko twicara ku mabuye yari mu mbuga yacu, hamwe n'urutyazo twacyazagaho umuhoro wo gutema inkwi. Maze arambwira ati, mwana wanjye, urabona tubanye igihe kinini, kandi wambereye umwana mwiza, unkorera ibyo ushoboye ku buryo nakwishimiye nk'umwana wanjye. None urabona ejo bundi umwaka urabutangiye, ndashaka kuguha impano naguteganirije iyi myaka 4 yose tubanye. Ndamusubiza nti, ni ukuri ndumva mpise ngira amatsiko y'impano ushaka kumpa. Umukecuru ahita avuga, turabizi ko kuva waza hano natangiye kujya njya gukura ibijumba nkabijyana ku isoko,
tugatangira kujya turya na bya biryo wambwiraga ko iwanyu murya ariko ntabizi. Nubwo burya twaryaga ku muceri ariko hari amafaranga nabikaga utabizi, kuko nari narakubonyeho ubwenge bwinshi cyane. Bityo ubwo aya mafaranga amaze kugwira, ndagira ngo njye kukuguriramo imyenda y'ishuri nubwo ukuze ariko ntarirarenga, maze ubundi ujye gutangira ishuri mwana wanjye, kugira ngo urebe ko hari icyo uzigezaho igihe nzaba ntakiriho. Ndamusubiza nti yo mukecuru urakoze cyane rwose, kuko mu bantu bose nahuye nabo tukabana umbereye ingenzi kubarusha. Gusa ibyo kujya ku ishuri byo ntago nabyemera, ahubwo niba koko warangeneye ayo mafaranga wibitse kuva kera, ndumva wayampa ubundi ngafata urugendo nkajya mu mujyi wa Kent, nkajya gushaka papa wanjye na bashiki banjye. Namaze kuvuga gutyo mbona umukecuru ariyumviriye, nuko akomeza gutekereza ku bintu mubwiye, ariko nanjye numva niyemera kumpa ayo mafaranga ndahita mfata urugendo nkajya muri Kent gushaka amerekezo y'aho papa aherereye. Mu gihe nkiri muri ibyo twagiye kubona tubona igitero cy'abagabo benshi cyane, bamwe bafite imihoro abandi amashoka, baza bagana mu rugo iwacu. Njye na mukecuru twahise duhaguruka, abo bantu bari bateye ubwoba. Nuko tumara guhaguruka mu rugo, tugiye kubona tubona umugabo wari uziritse amaboko bamurambika hasi. Havamo umugabo umwe maze abwira mukecuru ati Yozephine, uyu niwe mujura dufasha wakwibiraga ibigori. Buri gihe iyo yabicaga ntumenye uwabyibye, niwe wabaga yabikoze yabitwemereye, kuko tukimufata twamukubise kugeza abyemeye. Nuko uwo mugabo nawe amanika amaboko atangira gusaba imbabazi, avuga ko atazongera kandi nibamubabarira ibyo yarishye byose azabiriha. Nuko umukecuru ababwira ko bamurekura ndetse bakigendera bakamubabarira, amubwira ko niyongera kumwiba azamujyana mu buyobozi bakamufunga. Uwo mugabo nawe amaze kubyemera mukecuru aramureka aragenda. Nashimishijwe n'umutima mwiza wa mukecuru, nuko ibyo birangiye afata agasuka ngo ajye gukura ibijumba byo kurarira. Musaba ko namuherekeza, ambwira ko atari ngombwa, ko nakwigumira mu rugo akaza kuhansanga, ngo ntabwo arabura uko azana ibijumba n'ibyatsi byo guha amatungo. Nuko nanjye sinamunaniza, mba ngiye mu kiraro cy'inka kuba ndi gukuramo ifumbire yari yuzuye. Ndangije nshaka icyarire cyo gusasamo kugira ngo inka irare ahantu heza. Iyo nka ya mukecuru yarankundaga cyane, ku buryo niyo nayibwiraga ngo ihaguruke iryamye yarahagurukaga, bituma twibera inshuti, kuko nari n'umwana nkumva biranshimishije. Umukecuru ntibyatinze uwo munsi yaratashye. Ageze mu rugo yoza ibijumba, arangije asohora agakono k'ibijumba hanze abishyiramo, afata inkwi aracana maze ubundi aterekaho ya nkono, ariko namureba nkabona ntago yishimye. Nuko sinagira icyo mubaza ku mpamvu ameze gutyo, ahubwo ibijumba bihiye agerekaho ibishyimbo byari mu nkono nini ubundi biratogota. Bimaze gushya bishyira ku nkoko turarya. Tumaze kurya ambwira ko agiye kuba yirambitseho gatoya, ngo kuko umugongo wari urimo kumurya. Nanjye ndamureka mba ngiye kwiyicarira hanze gato ntegereje ko bwira. Nuko amasaha akomeza kwicuma, umukecuru aza kubyuka. Amaze kubyuka ajya munsi y'urugo kuba ari kubagara insina, ndetse anyuraho nicaye ku mbuga ariko ntiyamvugisha, nkabona asa n'umuntu ubabaye gusa. Nabwo ndamureka ngo wenda araza kumvugisha nimugoroba tugiye kuryama. Nuko nijoro haza kugira twicara ku musambi wo muri salo, mpita mvuga ariko se mama, ni ukubera iki uyu munsi wiriwe ubabaye udashaka kumvugisha? Basi mbwira icyo nakoze nkigusabira imbabazi. Umukecuru yahise ambwira ati nta kintu kimbabaje nko kuba ushaka kugenda ukansiga, kandi nari ngeze mu gihe ngukeneye. Ndamubwira nti ariko mama, ntago navuze ko nshaka kuguta. Iyi myaka 4 yose tumaranye ni wowe mubyeyi nzi, kuko nta kintu na kimwe utankoreye, rero ntago naguta rwose cyangwa ngo nkwibagirwe. Ahubwo ikintu nzakora ni ukujya gushaka papa na bashiki banjye, maze ubundi namara kubabona nkababaza impamvu bantaye, nkamenya aho batuye n'icyo bari gukora, narangiza nkagaruka tukabana, ariko byibura nzaho nashakira abantu dufitanye isano. Kandi urabona ko maze kuba mukuru, bintera isoni iyo mpuye n'umuntu akambaza aho nturuka naho iwacu baba nkabura icyo musubiza. Umukecuru yahise ambwira ati mwana wanjye ndakumva, n'ubundi ibyo ushaka nta kintu nabihinduraho. Mu gitondo ndaguha amafaranga nakugeneye, maze ubundi nkureke wigendere, kuko n'ubundi ujya kuza ntago nari nzi kuzaza.
igitangaza kiraba mbona uraje, maze ubundi umbera umwana mwiza kurusha n'abandi bana bose bo kuri uyu musozi wacu. Rero ntabwo icyemezo cyawe nagihagarika, kandi nkwifurije imigisha ku byo ugiye gukora iyo mu mujyi, kandi nubona bishoboka uzagaruke kunsura mwana wanjye. Nahise musubiza nti oya mama, ntago ngiye ngo njye guhera, ahubwo ikintu kinjyanye nikirangiza nzaza dukomeze twibanire nk'uko twari tubanye, kuko ntago nabaho ntarya akajumba karaye mu nkono mu gitondo mbere yo kujya mu murima. Ubu se urumva nazatungwa n'iki koko mama? Mukecuru twakomeje kuganira ariko ubona afite agahinda kubera ko ngiye kumusiga nkagenda. Nta kabuza byari byo, kuko kuva nahagera kwa mukecuru yamfashe neza, nanjye mubera mwiza kuko nta na rimwe nigeze ngirana nawe ikibazo. Ariko nta kundi byari kugenda, n'ubundi aho nari ndi ntago hari iwacu, nubwo mu cyaro nari maze kuhakunda cyane kurusha ahandi hantu hose nigeze kuba. Nuko turangije kuvuga amasengesho ya nijoro, dawe uri mu ijuru ndakuramutsa Mariya, ndemera Imana Data n'isengesho ryo kwicuza ibyaha, na marayika nahawe n'Imana ngo undinde, ndetse n'isengesho ryo kuryama. Duhita tujya kuryama, ariko ndyama gahunda ari ukujya iwacu muri Kenti mu cyakare. Nageze mu buriri ntangira gutekereza ku rugendo ndazinduka ndi gukora, uko nari narabitojwe ntangira gusaba Imana ngo imfashe inzira nzanyura zose. Nuko birangira nsinziriye ndetse nongera gukanguka mu gitondo, umukecuru ari kumbwira ko naryamiriye, nshobora gusanga imodoka iva iwacu muri icyo cyaro ijya muri gare ya Merine yagiye, bigatuma urugendo ndusimbuka nkazagenda ku munsi ukurikiyeho. Nuko mu kumva mbwiye gutyo nibuka ko hagenda imodoka imwe mu gitondo ikagaruka ku mugoroba. Mpita mbyuka vuba vuba njya inyuma y'ikiraro cy'ingurube aho twakarabiraga nitera utuzi, ndangije nza mu nzu nisiga isabune umubiri wose, ubundi nshyiraho imyenda. Umukecuru yari yaranguriye mu isoko ryabaga ku wa kabiri no ku wa gatanu iwacu mu cyaro. Ndangije mfata agakapu nako yanguriye, nakundaga kubikamo imyenda yanjye kugira ngo itazafurika, nshyiramo utuntu twose nari mfite, ubundi ndasohoka. Mu kugera hanze umukecuru nsanga yicaye hamwe n'urutyazo, afite isuka ategereje ko nsohoka agafunga inzu twabagamo. Nuko mbonye uko yari yambaye ambwira ko nambaye neza, mpita mushimira nawe ampereza amafaranga, maze arambwira ati mwana wanjye rero urabona ko ufashe urugendo, ndagira ngo nkugire inama y'uko ugomba kwitwara ahantu ugiye, cyane ko utahaherutse, ndetse ntabwo navuga ko utahazi kuko wahageze uri umwana muto cyane, wasanga uko hatekereza atari ko hameze, ibyaho byarahindutse. Ndamubwira nti yego mama, kandi impanuro zawe ziba zikenewe, kandi urabizi ko arizo zamfashije iyi myaka yose tubanye hano, kandi nkunda uburyo ngira inama nazikurikiza abantu bose bino ku musozi wacu bakavuga ko narezwe neza. Mukecuru yese avuga ati yego mwana wanjye, n'ikintu cya mbere nagukundiye ni ukumva inama z'abakuru, ukabatega amatwi kandi ukabakurikiza. Nkubona bwa mbere wari umurambo, ku bwa Nyagasani ubaho, ngize amahirwe uza mu rugo rwanjye. Ntibyaba ibyo gusa umbera umwana mwiza wumva kandi akumvira, ndetse ngashimishwa n'uburyo atari njye wumviraga gusa, kubera ko n'abaturanyi iyo bagutumaga amazi warabazaniraga utitangiriye itama. Ibyo bigatuma ndushaho kugukunda cyane, dukomeza kwiberaho muri ubwo buzima. Ba bana bava mu mujyi bakagera mu cyaro, babona ibyaho bagahita bahanga bagashaka kubahunga, ariko wowe ku munsi wa mbere wishimiye ikijumba n'ibishyimbo, bukeye bwaho wishimira ibyaraye mu nkono, mu gihe numva ko abandi bana batarya ibiryo bidashyuhije. Ibyo bituma nkunda imyitwarire yawe, gufungurira umutima wanjye ubundi nkugira umwana wanjye. None reba imyaka yose yarishize twibanira mwana wanjye, sinakubeshya ko ejo ntatunguwe no kumva umbwira ko ushaka kujya mu mujyi, mu gihe numvaga ko ugomba kwibanira nanjye, maze ukiga n'amashuri ukayarangiza, narangiza nkazakwihera uturima twose mfite ukaduhinga, ndetse ukazagura n'utundi maze ukavugurura aka kazu twabagamo ukubaka inzu nini cyane, akaba ariho witurira wowe n'umugore wawe n'abana. None ubwo uhisemo kuba wajya gushaka ababyeyi bawe, nabyo ntago nabikubuza, ahubwo icyo nshaka kukubwira ni uko ugomba kwitonda mwana wanjye, ugacunga neza utwo dufaranga nguhaye, ubundi ukadukoresha neza kugira ngo icyo ugiye gushaka uzakibone ukibayeho neza. Ntuzarangarira ibyo usasanga muri iyo mijyi mwana wanjye, kuko numva ngo habaye ibishuko byinshi cyane,
ahubwo uzashakashaka ibikujyanye kugira ngo ubuzima bwawe ubuhindure, ndetse nkwifurije ishya n'ihirwe ku muryango wawe ugiye gushaka, ndetse kandi n'Imana ibane nawe mwana wanjye. Nahise musubiza nti ese mama kuri kuvuga nkaho ngiye guherayo cyangwa nzabashaka igihe kinini ntarababona? Humura nzahita mbabona, kandi nkimara kubabona ntago nzatindayo kuko nzahita nza kukureba, maze ibyo nyifuriza byose byo kwiga maze nkazavugurura iyi nzu yacu tukiberaho neza nk'abanyamujyi nzabikora mama, kandi urakoze ku mpanuro mpaye nziza nzazikurikisha. Namaze kubwira mukecuru gutyo ubundi turahoberana, arangije arambwira ati ndagukunda mwana wanjye. Nuko iryo jambo rinkora ku mutima kuko yari mu bantu bake cyane b'ingenzi bari bamaze kurimbwira, uhereye kuri papa wanjye warimbwiraga buri munsi. Mpita nibuka ko impamvu yakundaga kurimbwira ari uko nari umwana we ku wundi mugore, ndetse akaba abikora cyane kugira ngo nkomeze, kuko yari abizi ko mama wa Batonzi atankunda. Undi muntu warimbwiye bwa kabiri yari mama wa Batonzi, ariko arimbwira ari urwiyererutso kuko nyuma naje gusobanukirwa urukundo yankundaga ko kwari ukugira ngo muvire mu rugo nitonze. Uwa gatatu warimbwiye yari Rozange, umwana twahuriye ku ishuri ryacu tugiye kwiga, ariko akaba yari yaramaze kuba amateka kuri njye kuko nta handi hantu nari kongera kuzamubonera. None ku nshuro ya kane na mukecuru nawe yari arimbwiye ko ankunda. Ibyo binyereka ko abantu bambwira ko bankunda ari batatu gusa, kuko umwe muri bo yari indyarya. Ariko mbabazwa cyane n'ukuntu abantu bose bambwiraga ko bankunda birangira tutagumanye, uhereye kuri papa, Rozange, none n'umukecuru nawe nari musize. Ariko we nta kibazo nari mufiteho kuko ntumvaga ko birafata icyumweru ntaramugarukira. Ubwo yamaze kumpobera ampereza amafaranga ngomba gukoresha, ndangije turazamukana tugera ku muhanda w'igitaka werekera ku kigo nderabuzima. Mpita nsezera nyogokuru mubwira ko ngiye kubanza kureba Amelia ngo musezereho, mubwire ko ngiye mu mujyi wa Kent kuko yari yarambwiye ko ariho yize amashuri ye, numve niba hari ikintu azantumayo. Nuko turatandukana, ariko mu kureba nyogokuru mbona yankurikije amaso, ariko nta kabuza nk'umwana mutoya yarampangayikiye cyane. Nuko ngeze aho adashobora kundeba nkomeza kugenda kugeza ngeze ku kigo nderabuzima, ariko nkababazwa nuko bambwiye ko Amelia yagiye iwabo, akaba ariho asigaye akorera akazi ke. Mbajije iwabo bambwira ko batahazi, ngo nabo niko bumvise. Mbabazwa n'ukuntu Amelia twamaranye igihe kinini muri iyo myaka yose, njya kumusura ku ivuriro mushyiriye ibijumba, ariko simubaze iwabo aho ariho, ariko bikarangira yarigendeye. Mpita ngaruka njya mu cyerekezo cy'aho imodoka zitegerwa zijya mu mujyi wa Merina, kikaba ari icyerekezo gitandukanye n'icyo mukecuru nari naramaze gufata nka mama yari yerekejemo. Mu kuhagera mpasanga abandi bagenzi, kubw'amahirwe bambwira ko bisi itarahagera. Dutegereza akanya gato ndetse bisi ihita ihagera, twinjiramo maze iratangira iragenda. Twagiye nirebera imisozi yose yo muri icyo cyaro, nkareba aho twanyuraga tugiye guhinga mu mirima ya nyogokuru n'abaturanyi, kuko mu cyaro bagira umuco wo kujya guhinga mu murima w'abandi nabo bakaza guhinga mu wawe. Ibyo bikabafasha cyane, babyita guhana imibyizi. Nuko biza kurangira turenze agasentere twakundaga guhahiramo umuceri, nyuma y'uko mukecuru atangiye kujya kura ibijumba akabijyana mu isoko bakamuha amafaranga. Biza kurangira tugeze mu yindi misozi ntarinzi kuko imodoka yari iri kwihuta cyane. Ubundi mpita nkora mu gikapu nkuramo ya saha Rozange yari yaranyambitse, kuko byanga byakunda ubwo nari ngiye mu mujyi ntazi naho papa wari gukorera mu gihugu cyacu, numvaga ko dushobora kuzakubitana kuko nari mukumbuye cyane. Nuko mu mutima wanjye mpita nsaba Imana nyibwira nti Mana yobora inzira zanjye zose aho ngiye ngereye amahoro. Maze kuvuga gutyo mpita nsinzira. Nongeye gukanguka numva bisi twarimo ihagaze, mu kureba aho tugeze mbona twageze ahantu hari abantu benshi cyane, ari urujya n'uruza ndetse n'ibinyabiziga ari byinshi cyane. Mu kureba imbere mbona turi imbere ya feruje, imodoka itegereje ko ibona uburenganzira bwo gutambuka. Nuko akanya gati birabubonye, ihita ikata yerekeza muri gare, ndetse ntibyatinda iza kuhagera. Nuko abagenzi bose batangira kuvamo, ndetse nanjye wari wicaye mu mwanya w'inyuma mbona inzira ndasohoka. Mpita nsesekara mu mujyi wa Merine,
ndetse gahunda ari ugufata indi modoka yihuse ihita ijya mu mujyi w'iwacu wa Kent, njyaho bakatishiriza amatike, ubundi mbabwira ko bampa ijya muri Kent, barayimpa ndetse mpita njya kwinjira mu modoka, ntegereza ko ihaguruka ngo tugende, ariko nkiraho nibuka ko turi hafi n'aho twari dutuye kwa Nataliya ndetse na Marita, mpita nanibuka ko Marita ashobora kuba ari muri uwo mujyi arimo kunshakisha, mpita nigira inama yo kuva mu modoka nkabasubiza itiki yabo, ubundi nkaba ngumye aho ngaho ngatangira gushakisha Marita kugira ngo mubwire ko mpari kandi nta kintu nabaye. Nuko nsubira kuri babandi bampaye itike, mbabwira ko nisubiyeho ntashaka kugenda, mbabwira ko bansubiza amafaranga yanjye nkakatisha itike mfite gahunda, nabo bambera abana beza barabinkorera, ariko bambwira ko bitemewe gukora ibyo bintu, ngomba kujya nkatisha itike nabitekerejeho neza, ndetse ko banyemereye kubinkorera kubera ko ndi umwana. Nuko ndabashimira ayo mafaranga, mpita ntega moto, umumotari musaba kungeza kuri ya rigore iri munsi y'umuhanda ngo mpagere nshaka Marita nibaza niba ndamubona, arahangeza ubundi ndamwishyura, ndetse biza kurangira Marita amubuze, mpita mfata gahunda yo gutambika nkagera aho twari dutuye kwa directrice nkareba niba nahamusanga wenda, ariko mu kuhagera ntangazwa n'inyubako yari ihari kuko bari barahubatse etaje nziza cyane, mpita nibuka ko hashize igihe kinini. Mu kwinjiramo ngo mbaze ba nyirayo, nsanga hibereyemo ibyumba birimo abacuruzi gusa, uhereye ku bacuruza imyenda, inkweto ndetse n'abakoresha za mudasobwa, muri bose mbura uwo nabaza, mpita ncanganyikirwa ndasohoka. Gahunda ari ugusubira hamwe njye na Marita twatandukaniye, namubura ngahita njya gutega imodoka injyana iwacu muri Kent. Gahunda iba iyo ngiyo, ubundi ntambika n'amaguru, mu kuhagera Marita sinamubona, ubundi mpita nzamuka ngana muri gare. Mu kugera muri gare nansanga ahantu hose nta modoka zijya kure zihari, izihari ari zimwe zicyura abantu bataha aho hafi. Mbashije wa muntu ukatisha amatike, ambwira ko imodoka zijya mu mujyi wa Kent zarangiye kuko bwari bwije cyane, ansaba ko nazagaruka gutega muri icyo gitondo. Nuko umutima urandya nibaza ikintu nkora ndetse n'aho ndarara, ndetse ibijumba n'ibishyimbo nariye mu gitondo mbere yo kuva mu rugo byari byatangiye kunshiramo, ntangira kumva inzara irimo kunyica. Nuko nerekeza ku karesitora kari aho muri gare, mu kwinjiramo nkubitana n'abandi bana bangana nanjye ariko basa nabi cyane, bari gusohoka ariko bari kurya imigati n'amandazi babifashe mu ntoki. Nuko mbasaba imbabazi barigendera, ubundi nanjye mpita ninjira mbabaza niba bafite ibiryo, bambwira ko badateka ariko bakaba bafite amata ndetse n'amandazi n'imigati. Numva nabyo ntacyo byantwara, cyane ko imyaka yari ibaye myinshi ntabiherutse, uretse amata yonyine twikamiraga tukayanywa ari inshyushyu gusa. Nuko mbasaba igikombe kinini cy'amata baranzanira, ntangira kunywa ndetse ndya n'umugati, nsoje kunywa ndishyura. Nuko mpita nsohoka muri iyo resitora, ubundi nibaza aho njya kuko bwari bwije cyane kandi nta hantu ho kurara mfite. Nuko ndasohoka njya muri gare aho abagenzi bategerereza imodoka bahagarara bakanicara bategereje. Nuko nicara ku ntebe zo muri gare ndetse ntangira gusenga Imana ngo imfashe ntagire ikintu kibi kiza kumbaho muri iryo joro. Nuko mpita mfata igikapu cyanjye nkirambika ku ruhande rumwe, ubundi ndambikaho umutwe mera nk'uryamye. Sinzi ukuntu agatotsi kamfashe rimwe gusa, ngiye kumva numva nikubise hasi. Mu kujya guhaguruka mpita mbona hakurya abantu barimo kwiruka bari guturuka aho nari ndyamye. Nuko mu gukabakaba ngo nshakishe igikapu cyanjye ndakibura, kandi nicyo cyari kirimo amafaranga yose umukecuru yari yampaye ngo nifashishe. Mpita menya ko byanga byakunda abantu mbonye biruka aribo bakijyanye, mpita mpagurukana umuvuduko n'imbaduko mbirukaho, ku buryo twavuye muri gare tugatangira kwinjira mu makaritsiye. Abasore nkababona ariko bakiruka cyane, nanjye kuko nari naramenyereye kugendagenda mu cyaro no kurira imisozi sinabakuraho ijisho kugira ngo mbone aho bagiye ubundi mbirukeho mbafate, kuko mu byo nari napanze ntago nigeze mpanga ko igikapu kirimo amafaranga ngomba kukibura. Nuko dukomeza kwirukanka nabo bagenda biruka cyane, kugeza ubwo nabonye umwe ahereje igikapu undi, maze buri wese agaca ku ruhande rwe undi urwe, undi nawe ahita ahindukira aza ari kwiruka agana aho narindi. Nuko mukungiraho ahita nkubita urushyi ariko ndarukwepa, ndetse sinamwitaho ahubwo nkurikira uruhande umwe bahaye igikapu cyanjye yatambitsemo.
nkomeza kumubona yirukanka mu kureba inyuma yanjye, mbona umwe waje akankubita urushyi ariko ntampamye, nawe agarutse anyirutseho. mpita ngira ubwoba ko gahunda atari ukunyiba gusa ahubwo banza baranankubita, kuko abona ari nirutseho birangiye aribo banyirutseho. Ariko ibyo sinabitinda kuko nkomeza kwiruka ku wari ufite igikapu cyanjye. Tuba tuvuye mu mujyi neza, ahubwo mbona turi kumanuka mu gishanga, nuko mpumbije gatoya mbona wa wundi wari umfitiye igikapu sinkimubona, nyoberwa aho arengeye. Nuko mpita mpagarara ngo ntegereze neza, maze ubundi ndebe icyo nakora ntafite igihunga. Nuko nkimara guhagarara ndebye inyuma yanjye mbona abasore babiri baza biruka bagana aho ndi. Mu kureba neza mbona harimo n'umwe wari wankubise ngakwepa. Nuko bakingeraho nkiri muri ibyo bitekerezo, bahita bose bankubitira icyarimwe mpita ngwa hasi. Sinamenye uko bigenze, ubundi bahita bamfata banshyira mu kintu kimeze nk'igifuka. Nuko mu kwinyagambura bankuramo, babanza kunzirika amaboko. Bakimara kunzirika amaboko bansubizamo ku buryo ntabashaga kwinyagambura. Mu gihe ndimo kubabaza ngo ni bande mbese baranshakaho iki, ngo bampaye igikapu cyanjye, bahita bankura muri wa mufuka ubundi banshyira uruntu rw'urwenda mu kanwa, ubundi kuvuga nabyo birananira. Mpita numva bindangiriyeho, ubundi bansubiza muri rwa rufuka, ubundi barankurura. Bamaze kunshyiramo bakomeza kunkurura bagenda baganira. Umwe avuga ati iki cyana kizi kwiruka kabisa, ubu nicyo kigiye kujya kitugira ku muhigo. Undi ahita avuga ati uyu nawe twari twarabuze kabisa, ubu ngubu ngiye kuba umwami, nzajya njya niyicariye nta kintu nakoze. Uwa mbere ahita avuga ati ahubwo se boss yanyuze hehe, wasanga kiriya gikapu yasanzemo boro nzima agahita tuyoba wana. Undi ahita avuga ati oya wana, urabizi ko boss atakora ayo mabara, ahubwo reka tujye mu ngangi ubundi tumutegereze, wasanga tunamusangayo. Uko abo basore babiri bakomezaga kuvuga, ariko harimo umwe uvuga ijwi ry'umukobwa, uko bagendaga baganira ni nako bankururaga, bakavuga ukuntu ngo uwo muzigo uremereye. Ubundi bikarangira banteruye, bikaza kurangira numvise bankubise hasi, umugongo wanjye uravunagurika kuko nari nguye ku ibuye. Numva batangiye kuvuga ati sinakubwiye se, dore boss araje wanana na ya mari arayizanye. Undi ahita avuga ati nanjye nivugiraga musaza, ntumunteze ngo yumve ko mutekereza byafo. Ako kanya nahise numva undi muntu arimo kuza agana aho twari turi. Mu kuhagera barasuhuzanya ariko bakavuga ibintu ntabashaga kumva. Gusa nkomeza gusaba Imana yanjye ngo imfashe mve muri abo bantu amahoro, kuko numvaga baraza kunyica. Nuko ako kanya bahita bankura muri cya gifuka, bampambura n'umunwa, mpita mvuga nti rwose mumbabarire, ni ukuri mundeke nigendere. Umwe ahita avuga ati vana amasababa aho ngaho we wa mukafiriwe, twe ntago tujya duhusha boro, ubu ugiye kuba umwe muri twebwe kandi ukibeshya gatoya ukashaka kuducika. Uyu mujyi wowe turawuzi, ni uguhita tugufata utaturenga n'umutaru, ubundi tugakuraho ijosi mukarijugunya mu mugezi. Mpita mvuga nti none se nabakora iki gituma mumfata nkaho ndi imfungwa yanyu? Undi ahita avuga ati ubundi ubu wabaye iwacu, uzajya udukorera ibyo dushaka, kandi niwifata neza wanazabyungukiramo kabisa. Ahubwo reka tukwibwire kugira ngo tuganire tuziranye, nawe duhite tuguha izina rigukwiriye, kubera ko twabonye uri intare mu kuguruka. Ubundi njyewe nitwa Kamiliyoni, bikaba bivuze uruvu, kuko njye nihinduranya aho ndi hose ku buryo batabasha kumenya. Naba ndi mu bakire nkaba ndi umukire, naba ndi mu bana nkaba ndi umwana, naba ndi mu bakobwa nkaba ndi umukobwa, naba ndi mu iduka nkaba ndi igicuruzwa, ku buryo njye ahantu hose nshaka ndahagera, n'ikintu cyose nshaka nkakigira, kuko nawe nagushatse nkaba ngufite. Ntihagire umenya ko ndi umurara wo ku mihanda, kandi nyisaziyemo nk'abari njye ukuriye aka gatsiko kose. Uyu ubona wagukubise urushyi ukarukwepa agahita agira ubwoba kumurenzeho, akaba yitwa Sikoropiyoni kubera umuvuduko agira, ndetse bikaba bigoye kumufata, kandi akaba ari indakorwaho iyo bigeze mu gukora akazi keza. Ubwenge tukaba twaremeye ko abuturusha, kuko niwe udukorera imipangu yose. Uyu wundi turi kumwe nawe akaba yitwa Ri, kuko niwe ndwanyi y'akataraboneka iri muri twe. Nubwo ari umukobwa ariko tukaba twarayamanitse, tukaba twaramwise Ri tugendeye ku buryo iyo duhuye n'ikibazo aturwanirira neza twese tugatsinda. Duhitamo kumwitirira Buruseli kandi ari umukobwa, maze ubundi icyo dushaka tukagitahana. Urabyumva rero nta mikino afite hano,
ko wibeshye gatoya yakurangiza kandi twiyicariye twe nubwo twitwa ngo turi abagabo. Tukaba tumaze imyaka irenga 7 hano kuri iyi mihanda ku buryo nta muntu n'umwe utatuzi. Tukaba turi agatsiko katagira izina kugira ngo hatagira umuntu n'umwe utwinjirira, bityo tukaba tubaho twishakira icyo kurya gusa kuko ababyeyi bacu baba baratuyobye bya hatari, natwe tukabona nta yandi mahitamo dufite. Rero impamvu tukuzanye hano muri iyi ngangi yacu ni uko twabonye ikizamini ugitsinze ukaba utsindiye izina rya Lion, kuko kwiruka uri intare mu ishyamba. Ikibazo tumaranye imyaka myinshi cyane twibaza ahantu tuzakura umuntu uzajya tuyoborera boro zacu ku muvuduko, twe tugasigara tuyobya uwo twayibye. Kikaba kirakemutse. Kubw'iyo mpamvu reka tuguhereza amabwiriza ngenderwaho hano. Nahise mvuga nti rwose mumbabarire basi igikapu cyanjye n'amafaranga birimo mu bijyane, ariko mundekure ntago nzongera kubagaruka mu maso. Namaze kuvuga gutyo numva mu matama yanjye havugiye ikintu ntazi icyo ari cyo. Nkomeza kukibazaho ariko nyoberwa icyo ari cyo, ndetse ntangira kumva mu matwi yanjye hari kuvugiramo injereri zimwe zo mu gishanga za nijoro. Mu gihe nkiri kubyibazaho ngiye kubona mbona amatoroshi menshi cyane aza aho turi ari kumurika cyane. Ba basore bahita bamfata barankurubana, bahita banyinjiza munsi y'ikiraro cyanyuragaho imodoka hejuru. Bambwira ko nindamuka nsakuje ngatuma abashinzwe umutekano badufata barahita banyica, kuko ntago bajya muri gereza kubera umubabiloni nkanjye. Nuko tugiye twumva indangururamajwi hejuru yacu ku kiraro ivuga ngo mumanike amaboko kuko turabizi ko murimo, kandi ugerageza kwiruka turahita tumurasa. Ako kanya nahise nshaka gutabaza ngo bantabare kubera ko nafashwe. Nuko wa mukobwa ahita amfata umunwa arawukomeza ku buryo ntabasha no kwinyagambura uretse no kuvuga. Nuko ba bantu nari maze kumenya ko ari abashinzwe umutekano bamaze kumara igihe batabona umuntu twumva, umwe aravuze ati afande ubanza baduhaye amakuru atariyo, kuko iyo aba barimo hasi baba bavuyemo kare. Undi ahita avuga ati wowe nawe mumanuke mu kiraro mujye kureba niba barimo, ubundi murebe niba nta n'abantu bararamo, abana b'imihanda ndabazi. Ako kanya twagiye twumva abantu barimo gusimbuka. Hashize akanya gatoya tubona amatoroshi araza agana aho twari turi. Wa wundi wambwiye ko yitwa Chameleone ahita yurira hejuru afatiriza ku kiraro. Scorpion we yikinga ku cyobo cyari kiri mu mpande z'ikiraro. Naho wa mukobwa wari umfashe umunwa nari maze kumenya ko yitwa ari, ahita yikinga inyuma y'umuzi w'igiti cyari kiri mu kiraro hasi, ariko baragitemye ku buryo kitazamuka ngo cyangize ikiraro. Nuko abashinzwe umutekano baraza bashakisha hose, ari nako mvugira mu matamatama ari ku rusaku rw'amazi yamanukaga ava mu muhanda akagwa mu kiraro rugatuma batanyumva. Nuko ngiye kubona mbona barasohotse baragiye, ndetse hejuru naho baragenda. Nuko ri agiye kuvuga, Chameleone ahita amubwira ngo aceceke, abashinzwe umutekano arabazi, kuko bashobora kubeshya ko bagiye bataragenda tukaba turafashwe. Nuko ahita avuga ko agiye gutera y'ijisho ngo arebe ko bagiye koko. Chameleone ahita amanuka aho yari ari, ubundi agenda anyonyomba kugeza avuye mu kiraro arurira ngo arebe ko hari abo yabona. Mu kugaruka ahita abwira wa mukobwa witwa ari ngo andekure ntabura umwuka ko bamaze kugenda. Mpita mvuga nti ariko se mwabantu mwe nabakoreye iki gituma mumfata gutya? Ko nari ndi kwigendera koko mwanditse nkikomereza urugendo ko ngiye kureba papa mu mujyi. Wa mukobwa witwa ari yahise avuga ati gabanya imiteto wa kintu we, wanagira ngo ni ikinyacyaro. Uruntu rw'urugabo nkawe ruririra papa warwo? Ko kuva navuka so uyu muginga ngo ni papa ntaramubonaho, urabona ntabayeho? Chameleone yahise avuga ati mwihorere wana shumi yanjye, iyo ni imiteto. Arazinduka mu gitondo yamushizemo, ahubwo mukuremo iyo shati aze kurara yumva akayaga ka hano mu ngangi yacu. Mu gitondo turamubatiza tumusukaho amazi n'amavuta, maze izina kuyiwabo ryibagirane burundu. Mpita mvuga nti ndabinginze mu mbabare rwose basi munsabe icyo mushaka nzabwira papa kibaye. Chameleone ahita avuga ati ceceka we pumbafu, aha ntago turi guteta kandi ubwo ngiye kwiryamira ntihagire unkangura. Scorpion yahise avuga ati boss humura ndamucungisha ijisho rimwe irindi risinziriye. Ubwo dufite icyo kurya mu gitondo nta nubwo turirirwa tubyuka kare, ahubwo ejo gahunda ni ukubatiza uyu mukaritasi agahita bumwe muri twe.
Ri yahise avuga ati nanjye ubu nagiye turi kumwe saa saba turi kumara wundi musaza. Bahise bahana ibipfusi bita censi ubundi nyobera ahantu bari kuvuga ko bagiye. Ngiye kubona mbona wa wundi bambwiye ngo ni umwami wabo Chameleone ahise yinyabya gatoya, abazanye ibikarito byinshi cyane ubundi ahereza wa wundi witwa Scorpion kimwe ndetse na wa mukobwa bita Ri kimwe. Nanjye ahita mpambura amaboko ampereza igikarito kimwe ubundi aratubwira ngo ijoro ryiza. Mbona birambitse aho ngaho hafi n'amazi ari gutemba ava mu muhanda, ubundi bararyama nyoberwa ukuntu bagiye kuryama aho hantu. Mpita nibuka ukuntu nanjye nigeze kuryama mu muferege ubundi nisanga mu cyaro nyuma y'imyaka 5 yose. Ubwoba buhita buntaha kuko ntago nashakaga kwisanga ahandi hantu ntazi ikizambaho, kandi narindi hafi kugera mu mujyi wacu Ikenti nkazabona umuryango wanjye. Mpita mfata cya gikarito nkicaraho kugira ngo ntegereze nibamara gusinzira kuko narindi kubona babimenyereye. Mpite ngenda buhoro buhoro nacyo wa mukobwa witwa Ri igikapu cyanjye ubundi mpite mva muri icyo kiraro nigendere. Nese nicara nkomeza gutegereza, numva wa wundi wavuze ko ari umwami wabo atangiye kugona ndishima, ndetse na wa mukobwa atangira kugona nabyo ndishima, ndetse na wa wundi witwa Scorpion mbona yasinziriye. Mpita numva ari wo mwanya mwiza wo kuva muri icyo kiraro ngashaka inzira injyana muri gare, bwacya ngahita ntega nkomeza urugendo aho nari ngiye. Ariko nanone nibaza niba ntarahura n'abagira nabi mu nzira cyangwa ibisimba muri iryo joro, ariko ibyo sinabitindaho cyane kuko n'ubundi nari ndi mu bagira nabi. Mpita mpaguruka ngira ngo njye gufata igikapu cyanjye, ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo icara aho we mayibobo we, nshaka kwiryamira ntabwo nshaka kugukubita muri iri joro. Nese ngira ubwoba bwinshi cyane nisanga nongeye kwicara, maze ahita abyuka mbona ni Scorpion ubundi arambwira ngo ubwo nageze mu gatsiko kabo ntabwo byashoboka ko nakavamo. Ambwira ko agiye kungira inama nziza kugira ngo nirinde ibibazo. Mubajije iyo nama iyo ariyo ambwira ko agiye kungirira imbabazi akampa ishati nkambara ngahita ndyama ngasinzira kuko ibindi ndi kwibwira ntago byashoboka. Mpita mbona ko ibyo bambwiye ubwo bambwiraga amazina yabo ko ari byo, kuko igihe narindi gutekereza ko ngiye kubacika nabo bari kubitekereza bakarushaho gukaza umutekano. Nuko ajya mu gikapu cyanjye ngo akuremo ishati, akigifata mpita mbona wa mukobwa amukubise umugeri mwiza arabandagara agwa hakurya. Nuko ahita amubwira tutazongera kwibeshya kudukinisha wa murezi we, hano ntago ari mu gipadiri. Ahita yongera kwiryamira. Nuko Scorpion ahita avuga ati ni njyewe wa kintu we ukubise. Ri ahita avuga ati iki gikapu uragishakaho iki, cyangwa urashaka kwiba boro zirimo ukatuyoba hamwe n'iyo Babiloni, kuko nabumvise muri kuganira kuva kare. Scorpion yese avuga ati woya wa kintu we, nari ngiye kumureberamo agashati ngo yambare abone gusinzira. Ri ahita avuga ati nari ngeze ngo urashaka kuducomoka, nari kukurya roho nkayimira bunguri, ngaho fata amaboro ushaka maze ubundi ureke nigire iyo pfosha. Ako kanya Scorpion yese afata agashati arakampa ndakambara, ariko n'ubundi ntago byari bihagije ngo imbeho ishire. Ariko nanone nkomeza kugira ubwoba kuko nubwo abo basore bari bato ariko bari bakomeye ku buryo utapfa kubacika. Mbona nta kundi ndakora, mpitamo kubaha amategeko yabo, ubundi ndaryama mvuga ko ejo aribwo nzapanga kubavamo neza. Nuko ndirambika ariko ibitotsi birabura burundu kuko kurara ahantu nk'aho ngaho ntago nari mbimenyereye. Nuko nkomeza gutekereza ku magambo umukecuru yari yambwiye njya kuva mu rugo. Ntiwagira ngo yari yabibonye ko mu mujyi hari ibintu byinshi byabuze umuntu kwikorera gahunda ze. Biza kurangira ntoya agatotsi gatoya ndasinzira. Nza gukanguka numvise amazi menshi kuri njyewe, kigukira hejuru ngira ngo amazi arantwaye nanone. Mu kubumbura amaso mbona abantu 3 bampagaze hejuru. Mu kubitegereza neza mbona ni Chameleone, Scorpion na Ri bampagaze hejuru. Chameleone ahita avuga ati uyu muginga utangiye kuryamira ataranabatizwa buriya azashobora akazi. Ri ahita avuga ati bose mwihorere wana, uyu nzamutoza ku buryo azamenyera no kubyuka kare kuko umuvuduko warawufite, ejo nabibonye ukuntu yiruka. Scorpion ahita avuga ati mureke rero gahunda yo kumubatiza itangire kugira ngo atwisangemo yemye cyane. Chameleone yese avuga ati njyewe Chameleone
nkaba umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, mu mazi no mu kirere ndetse no mu nda y'isi, mu mujyi wa Merine. Ngiye kubatiza uyu musore witwa izina rya Lion kuko anasanze yujuje ibisabwa kuba yiruka nk'intare iri mu ishyamba. Nkaba mbikoze mu izina rya bagenzi banjye bagiye kumfasha muri uyu muhango, kandi igihango cyacu ni iteka ku iteka. Yamaze kuvuga gutyo numva Scorpion nari basubiyemo ngo iteka ku iteka. Ubundi bahita bafata barampagurutsa, buri wese atangira kunkubita ingumi zo mu nda. Bamaze kunzenguruka bankubita n'imigeri yo mu mugongo, numva ntangiye kuba intere. Barangije bahita bamfukamisha hasi batangira kunkubita buri wese ibye, ukubise mu mutwe, ukubise mu maboko n'amaguru, ukubise mu matwi. Biza kurangira numva nta kabaraga nsigaranye, nuko mpita ncika intege ngwa hasi. Nza kongera gukanguka, iruhande rwanjye hari Ri na Chameleone. Babonye nkangutse baraseka. Uko ndebye umubiri wanjye wose mbona urapfutse, mpita mbona ko banjyanye kwa muganga. Nuko mpagurutse numva ndi kubabara, mu kureba nsanga imyenda nari nambaye ntabwo ariyo nyambaye. Mpita mbona ko nayo bayihinduye. Ndebye inyuma mu kiraro hagati mbona imyenda yanjye hamanitse yuzuye amaraso. Mu kureba mbona hamanitse n'iyindi iriho amaraso. Chameleone ahita ambwira ati humura, ubu wamaze kuba iwacu. Iriya myenda iriho amaraso ni ikimenyetso kigaragaza ko wabatijwe iteka ku iteka. Ri yahise avuga ati gusa wowe wabatijwe neza sha, ntabwo uzi ibintu njye na Scorpion boss wacu yadukoreye ubwo yatwinjizaga mu muryango. Mpita mbasubiza nti ariko se mwabantu mwe munshakaho iki? Ri ahita avuga ati iyo miteto humura iraza gushira, numara iminsi 2 utarya, nurangiza ndebe ikintu uraza gukora nibwo uramenya icyo tugushakaho. Ubwo nagiye kubona mbona Scorpion araje aturutse hejuru y'umuhanda, ndetse ahetse cya gikapu cyanjye. Abagezeho arabasuhuza ababwira ko abibonye, bahita bicara neza. Ubundi akora mu gikapu, akuramo ibiryo yari avuye kugura. Mpita menya ko nta kabuza amafaranga yanjye batangiye kuyatagaguza, nuko bararya ariko ntibanasigaza na duke ngo bampeho. Bahita bajya mu kiraro neza bararyama, ndetse noneho bose bahita basinzira. Nshatse guhaguruka ngo ngende birananira, nuko ngize ngo nsakuze cyane, ijwi ryanga kuva mu kanwa. Mpita numva Ri aravuze ati mwana wa mama ushatse wakwiryamira kuko nta kintu cyo gukora ufite uyu munsi. Ndamusubiza nti ibintu byose muri gukora Imana izabahana. Arambwira ati yaduhanye tukivuka kuko iyaba atari igihano tuba turi kumwe n'ababyeyi bacu, none ntitubazi n'amasura. Nagumanye n'abo basore n'uwo mukobwa umunsi wose. Nimugoroba hageze Chameleone abwira Ri ko ari we urajya guhaha, amuhereza muri ya mafaranga yanjye. Ubundi ajya kuzana ibyo kurya, bararya nabwo baranyima. Mpita numva nenda gupfa kubera inzara. Barangije bararyama. Ubundi bamaze kuryama nanjye mbuze uko ngira ndaryama. Ijoro riba ijoro kuva navuka, nibwo nari mbonye ijoro ribi gutyo, kuko rishobora kuba ryaramaze nk'amasaha nka 50 ritaracya. Agatotsi karabura kubera inzara, nagira ngo ndagatoye mu nda bikavuga ngahita nkanguka. Ubundi birangira bukeye ntatoya agatotsi. Nuko boss Chameleone avuga ko kuri iyo nshuro ari we ugiye kwihahira, kandi naza n'ibiryo bakamara kurya bose barahita bajya guhiga. Ubwo bibuko nguko barongera bararya, ubundi baranyima. Mpita numva uwampa amahirwe nacika abo bagome, ubundi nkajya gushaka icyo kurya, ubundi nkigendera inzira yanjye. Nuko bamaze kurya buri wese abika ibikarito bye baragenda, ndetse bagenda nta kintu na kimwe bambwiye. Nuko bamaze kugenda nanjye ntangira guhaguruka ngo numve niba baba nabasha kugenda. Kubw'amahirwe numva imvune banteye ejo bampondagura ngo bari kumbatiza zaragabanutse. Mpita mpaguruka vuba cyane ndeba utwenda twanjye ndushyira mu gikapu, ariko nta mafaranga yari arimo. Mpita mva mu kiraro ndagenda. Nageze mu muhanda ntangira kugenda ndi kuzungera, ndetse mbona nta yandi mahitamo mfite uretse gusaba abantu ngo bamfashe, ariko buri uwo mbwiye wese akandeba nabi akagenda. Nakwibuka ukuntu iwacu twari abakire twarihaye, nkumva agahinda karanyishe. Nagize amahirwe mbona nageze mu isoko, ariko burunsabye akanyima. Amasaha akomeza kugenda ariko nta kintu mbona, ku buryo ahantu nahagaze hose ariko ntibagira icyo bamarira. Nagiye kubona mbona amasaha yo ku mugoroba arageze. Sinzi ukuntu nabonye umukecuru aturutse kuri banke ku cyuma ari kubika amafaranga mu gikapu cye, kandi menshi cyane.
mpita mucunga ku jisho, mpita ntangira kumukurikira. Nagiye kubona mbona umukecuru agiye kugera ku modoka yari iparitse ku ruhande. Ndebye mu modoka mbona nta muntu urimo, menya ko ari we uyitwaye. Mpita niga imitwe yo kumubwira ko hirya hari umuntu uri kumushaka. Umukecuru nawe ahita nkurikira ngo mwereke uwo muntu, ngo wasanga ari umwuzukuru we. Nuko turagenda tugera ahantu hari amazu abiri ateganye harimo inzira. Tugeze hagati mpita mucunga ku jisho, mwambura cya gikapu, mpita nzamuka niruka kuko yari umukecuru, ntiyari kunyirukaho ngo abishobore. Ngenda niruka cyane, ngeze imbere mbona atankurikiye, mpita mfungura igikapu vuba vuba nkuramo ibifaranga byinshi cyane. Ubundi igikapu ndakijugunya nyashyira mu mufuka. Mpita nkomeza kuzamuka ngera mu wundi muhanda wa kaburimbo. Mu kuwugeramo mpita nkura ya mafaranga mu mufuka nyashyira mu gikapu cyanjye. Ntangira kugenda nk'ibisanzwe nubwo inzara yari yose. Maze ubundi ngenda urugendo runini ngira ngo ngera aho batankeka. Nubwo inzara yari yose ariko mbone kuba ko nagurira icyo kurya. Nuko mpita ngera ahantu hari restaurant nyuma y'urugendo rurerure. Ibyo nahaririye byose nabivuga kuko nariye nk'umuntu umaze umwaka atarya. Ubundi ndangije nsohoka nirukanka abantu ngo bangire ku note nari nambahaye batanangaruriye. Mpita mbona ko amasaha atangiye kugenda, ku buryo ngiye muri gare ntabona imodoka. Mpita numva mu mutwe wanjye birahindutse. Ndibwira nti nyamara uyu mujyi uwawubamo neza yajya abona amafaranga menshi cyane kandi atarushye. Niko kwigira inama yo gusubira kureba ba Chameleone mu kiraro, ubundi tugapanga neza uko twabona amafaranga nk'uko nayabonye uwo munsi, ngo numve niba barabyemera. Nese ndeba inzira yari iruhande rwanjye, mpita mpinduranya ngo ndebe niba irangwisha muri wa muhanda ugana kuri cya kiraro. Nuko ndawumanuka ariko ngenda ncunga ngo ndebe ko nta muntu uramfata ngo nyambura amafaranga nari nibye wa mukecuru. Kandi ayo mafaranga nibye ntago nicuzaga ko nayibye, nubwo yari menshi cyane ntarayabara ngo numve uko angana, ariko numvaga ndi kwiyishyurira ayo ba Chameleone bari bantwaye. Nkomeza kugenda ibitekerezo ari byinshi cyane, ariko nanone nkibaza icyo ndababwira ko nari nabacitse kandi bari bambwiye ko ntashobora kubacika. Ibyo biza kurangira nguye muri wa muhanda ndatambikamo ukangeza mu kiraro, ubundi nkugezemo ndawutambika. Mu kugera hejuru y'ikiraro ndeba hirya no hino ngo ndebe niba nta muntu urambona ndi kukijyamo. Mbona nta muntu urimo kundeba kuko no muri uwo muhanda nta bantu bakundaga kuhanyura butangiye kwira. Namaze kugeramo nsanga kubw'amahirwe ba Chameleone bataragaruka. Mpita mfata amafaranga ntangira kuyabara, ari nako ncunga ngo batangwa gituma ndi kubara ubundi bakayanyaka. Mpita ntangira kubara vuba vuba nsanga ni ibihumbi 45 by'amadenari. Ubundi nyakubikata ku mufuka, mfata cya gikapu ngisubiza aho yanagikuye. Mpita njya kuri cya gikarito bari bansizeho. Nkimara kwirambikaho ku gikarito nahise numva iruhande rwanjye abantu bari gukoma amashyi ngo kacikaci. Mpita numva ngize ubwoba bwinshi cyane. Mu kureba aba bari bo mbona ni Chameleone, Scorpion ndetse nari bari bihengetse muri ya myobo bihengetsemo. Ubwo abashinzwe umutekano babazaga mu kiraro ari nabwo bwa mbere nari nkikigeramo. Mu kubareba mpita numva birambabaje buryo ki amafaranga yanjye bagiye kuyanyaka, byaba na ngombwa bakanankubita. Mpita nigira inama yo guhaguruka nkiruka, dore ko nari nanze kuza aho ngaho maze kurya. Nuko ngiye guhaguruka numva ari arambwiye ati si ngombwa kwiruka wiruka musaza, kabisa uyu munsi watweretse ko ari wowe muntu dukeneye. Ndamusubiza nti mumbabarire kuba nabatorotse nkagenda, ariko nukuri kw'Imana inzara yari inyishe kandi mwaryaga mu kanyema. Chameleone ahita avuga ati ewane ubu ngubu ntugire ikibazo cy'ibyo ngibyo, kuko ibintu byose wakoze uyu munsi twari turi kugucunga, gusa hari ikosa rimwe wari gukora ugahita ujya muri gereza, kuko bari kugukatira imyaka myinshi yo kwambura umukecuru udafite imbaraga nkeya. Mpita mubwira nti ibyo se muri kuvuga ni ibiki ko ntabyo nzi. Yahise ambwira ati ubwo se ushatse kuvuga ko n'amafaranga ufite mu mufuka atari amafaranga? Erega byose twari twabipanze kuko ntago turi ibigoryi, ku buryo twari kugusiga hano mu kiraro tuzi ko utaragenda. Twamaze kurya ubundi tuvugana ukuntu tugiye kugucunga intambwe zawe zose. Nuko duhita dusohoka mu kiraro tujya kwihisha mu mazu ari ruguru hariya ataruzura atabamo abantu. Ubundi tugiye kubona tubona urasohotse. Mpita mbwira abagenzi banjye ko kariya kajyama kagiye kuducika, bahita bambwira ko nta hantu urajya kandi turi kugucunga.
ni ugukomeza ugana mu muhanda ujya mu mujyi hagati kandi unafite n'imbaraga nke. Tubona utangiye gusaba abantu ngo bagufashe ariko bakakureka, nibwo wakomeje muri ayo maresitora urazenguruka, amaduka yose urayazenguruka ariko natwe tugukurikira, maze ubundi biza kurangira wicaye handi ku gasima ko ku muhanda utangira kurira. Turakwihorera ngo turebe uko ubyifatamo. Ahantu uboneye kuza ubwenge, ahantu twaboneye kuza ubwenge ni ukuntu wahagurutse ukikora ku gahanga, ubanza wavuze uti nintirwanaho ndapfa, ubundi utangira bushya. Uko uhita ukomeza ugana mu mujyi rwagati, ugeze kuri banki iri imbere y'isoko uhita ubona umukecuru wiviriye mu cyuma kubikuza ibiceri bye, uhita uhagarara utangira kumwitegereza, nuko ubona aragiye utangira kumukurikira. Mu kureba ubona agiye kwinjira mu modoka, uhita ujya guhengereza niba imodoka irimo umuntu usanga ntawe uyirimo, niko guhita wegera umukecuru umubwira ibintu tutabashije kumva kuko twari turi kugucungira kure, maze umukecuru ahita agukurikira aragenda. Mugeze hagati y'amazu abiri arimo inzira hagati uhita umwaka igikapu cye, ubundi utangira kwiruka. Natwe duhita tugera ku mukecuru ngo tumubaze icyo abaye, ariko mbabwira gukomeza gukurikira ngo ndebe aho ugana umukecuru bamujijishe asubireyo, bamubeshya ngo bagiye kumuhamagarira abashinzwe umutekano. Nuko ndakomeza ndagukurikira, mbona ugeze ku muhanda, ya mafaranga wari washyize mu mufuko yakura mu gikapu cy'umukecuru uhita uyashyira mu gikapu cyawe, ubundi ukomeza kugenda wiruka watanya kugira ngo batakubona. Ni ukugera kuri resitora imwe urinjira, nanjye ndinjira nsaba igikombe cy'amata, nkinywa ndi kugucunga ariko wowe ukarya nk'umaze imyaka 50 utarya, urangije urishyura ntibanakugarurira kubera igihunga. Uhita usohoka wihuta, maze ugeze ku muhanda uhagararaho gatoya, mbona umanutse inzira igana ku muhanda wacu. Ako kanya Scorpion na Chameleone baba bangezeho, mbereka aho uhagaze, bahita bambwira ngo tugufate utaducika. Mbabwira ko twaba tukuretse turebe aho urerekera. Uhita ufunga imishumi y'igikapu neza, maze ubundi uhita umanuka umuhanda ugana ingangi yacu. Urangije kuwugeramo tubona urebye hirya no hino, uhita utambika ugana ku kiraro. Ngiye kubona mbona ugihagaze hejuru urebye impande zose, bitamenya ko byanga byakunda ariho ugiye kwinjira. Ubundi mpita mbwira abagenzi banjye ngo twinjirire mu ruhande rwo hirya, ku buryo urasanga tutarimo tureba ikintu urakora. Mu kugeramo tubona urambuye agakarito kawe wicayeho, mu kubara amafaranga turumirwa, kuko kuva twatangira gutera boro nta na rimwe twigeze dukora ku madenari nk'ayo, 45,000 byose mwana, ubwo bikaba 50 nayo wasize kuri resitora. Ubundi uhita uryama nta kintu ugamije, mpita mbona ko utangiye kwiga umujyi neza. Bizatumye ntekereza ku magambo watubwiye ngo ugiye gushaka papa wawe, ubanza yaragutaye cyangwa nawe ukaba waravutse uri ikinyendaro nkatwe twese, none nyoko akaba yarakohereje mu mujyi ngo ujye gushaka papa wawe, bikaba birangiye wibereye mu maboko mazima yacu, kuko ababyeyi ni abababiloni cyane, nta kintu bamarira abana babo. None gahunda yacu twapanze yo kukwicisha inzara ngo turebe icyo urakora ikaba yaciyemo, keretse niba ugiye kutubwira ibitandukanye nabyo. Ikindi kandi urabona ko hano ku muhanda ushobora kuhakirira cyane, aho kwirirwa ujya gushaka papa wawe wagutaye ukishakira ubukire bwawe. Ndetse twazanagufasha n'ibindi bintu byinshi cyane, nko kukujyana ahantu twigira karate ukaba n'indwanyi nziza, ku buryo umuvuduko ufite uramutse uwukuranye harimo na karate nta muntu n'umwe wazigera guhangara. Iriya amaze kumbwira gutyo ndumirwa, nibaza ukuntu kuva mu gitondo inzira nagendaga zose nari nzi ko ndi njyenyine, ariko burya bakaba bari bankurikiye simbimenye. Mpita numva nubwo ari abana bo ku muhanda ariko bazi ubwenge. Mpita ntekereza nanone ku gitekerezo nari mfite cyo kubabwira kujya twiba amafaranga nka kuriya nayibye umukecuru. Mpita mbihuza n'ibyo bambwiye byo gukorana gutyo, ubundi bakanyigisha na karate, ubundi nkazakora mfite umuvuduko uhambaye haba mu kwiruka no kurwana. Mpita numva ibitekerezo byo kujya muri kenti birasibanganye mu mutwe wanjye. Nanjye mpita mbabwira ko narinje kubabwira ngo tujye gukora muri ubwo buryo, ariko tukabikora igihe gito cyane ubundi tugasubira iwacu, kandi mbabwira ko nitubikora nk'uko nabikoze tuzajya twiba menshi. Ntago tuzatinda gukira, ko bizafata amezi atarenze 2. Numva amezi 2 ndamutse ngiye gushaka papa mfite n'amafaranga menshi ntacyo byaba bitwaye.
nuko abasore Chameleone na Scorpion ndetse n'umukobwa ari dutangira ubuzima bushya muri ubwo buryo, maze ubundi dutangira kujya tujya kwiba ku muhanda, cyane cyane tukiba abagore n'abana ndetse n'abasaza, uretse ko hari abo twatinyaga kubona ari abagabo badufata tugahita dupfa. Nuko iminsi ikomeza kwicuma, amafaranga turayagwiza, ariko natwe duhita duhindura ubuzima, tuva mu kiraro tujya gukodesha akazu inyuma y'umujyi. Ku manywa tukirirwa mu mujyi, nijoro tugatega tugataha inyuma y'umujyi mu cyari igihari cyacu. Tubana turi abana 4, njye bari bamaze kwita ngo ndi Lion kuko nirukaga nk'intare, ndetse na Chameleone nasanze ari boss wabo, ariko nyuma yo kuhagera iby'ubu boss bikaba byaravuyeho, ahubwo twese tukaba twari dusigaye tungana, ndetse na Scorpion nari wari umukobwa, ndetse twese tukaba twari duhuje ibibazo no kuba ababyeyi bacu baradutaye, abandi baratubuze. Imyaka 3 twibera muri ubwo buzima, ariko natwe ntidusibe gukubitwa ndetse no gufatwa bakadufunga, gereza tukayivamo kuba tutaruzuza imyaka 18, kubera ko nubwo ba Chameleone bari ibisore ubona binduta, ariko bose nari mbarusha imyaka, ahubwo nuko batangiye gukora imirimo y'ingufu bakiri batoya, kuko Chameleone ababyeyi be bamutaye akivuka bamusigira nyirakuru nawe kumurera bimunaniye. Chameleone amucika afite imyaka 5, ajya mu muhanda agatungwa n'urumogi ndetse n'inzoga yari yarahawe n'izindi mayibobo zo mu mujyi wa Kent. Abonye ibiyobyabwenge bigiye kuzamwica kandi bamukoresha nk'umugaragu, ahita ava muri Kent aza muri Marine, atangira ubuzima bwe gutya. Aribwo yahuye na Scorpion wari warabuze ababyeyi b'ubwo bamusigaga ku muhanda akabura burundu, akitangirira ubuzima bwo mu muhanda. Akaba aribwo batangiye cya kiraro twararagamo, akaba aribwo bagitangije, ndetse Scorpion we namurushaga imyaka 2 yose. Noneho aza kubiyungaho nyuma, ndetse baramwishimira cyane kuko ngo we yabafashaga kubaho igihe babuze aho biba, kuko we yakoreshaga imbaraga zo kuba ari agakobwa gatoya, bakamugirira impuhwe bakamuha akazanira abandi. Natangajwe n'ukuntu babayeho ari abana bo ku muhanda, ariko bakabana nk'abavandimwe. Nza kubyemera neza uburyo twabanye neza mu gihe cyose twari kumwe, ndetse nabigereranya na bashiki banjye ngasanga tutarakundanye nk'uko yankundaga, urukundo rwa kivandimwe. Kuva nkibageraho mfite imyaka 14, ubwo navaga mu cyaro ngiye gushaka papa, nkabasanga Chameleone afite imyaka 11, naho Scorpion nari bafite imyaka 12, bose mbaruta. Kugeza ubwo ubuzima bwacu bwatangiye kuduhindukana, ubwo nari mfite imyaka 17, naho na Scorpion bagize 15, ndetse atangiye no gupfundura amabere, mu gihe Chameleone wari muto yari afite imyaka 14. Ushobora kwibaza ngo ubuzima bwahindutse gute rero mwana wanjye? Umunsi umwe twarabyutse nk'uko byari bisanzwe, turarya kugira ngo tubone imbaraga zo gusakisha amafaranga mu mujyi. Turangije kuko twari twaramaze kuzobera, buri wese yari afite inzira akunda gucamo, twese turatandukana. Gahunda ari uguhura nimugoroba, buri wese akazana ibyo yaronse, ubundi tugahuriza hamwe, ndetse tugakuramo amafaranga tugomba kwishyura ku ishuri aho twigiraga karate, tukanakuramo yo gushyira mu kigega cyacu twari twarakoze kizadufasha kubaho neza igihe tutakibasha kwiba, andi asigaye tukayarya. Nuko ngenda mu nzira yanjye nk'uko bisanzwe. Sinzi ukuntu nageze mu iduka rimwe, ninjiramo ngiye kugura itabi ngo mbe ninywera. Mpagaze kuri kontwari mbura umucuruzi, ariko numva mu kindi cyumba harimo umukobwa arimo kurira ngo bamubabarire ntibamukorere ibyamfura mbi. Kuri wa muvuduko nsanganwe mpita nsimbuka ngwamo imbere muri kontwari, nkuraho irido yatandukanyaga icyumba kirimo imbere ndetse n'iduka. Ngiye kubona mbona umugabo wambaye ubusa buri arimo gushwanyagura imyenda y'umwana w'umukobwa ungana nari twahuriye ku muhanda, ariko amufata nka mushiki wanjye. Umukobwa wari umwicaye imbere ubona afite ubwoba.